fata iminota mike cyane tureba no nkuru y'umwana w'umukobwa witwa Vanessa wakunze umwarimu we, ariko mu minota ya nyuma bikaza kumurangirana nabi, kandi we yarabonaga byoroshye kandi akabona bizanavamo bizakunda ko yakundana na mwarimu we bikamuhira. Ariko mu nyuma ntago ariko byagenze. Reba ko wakanze kuri iyo buto ya subscribe ubundi twirebere. Dutangiriye mu rugo kwa Vanessa. Vanessa arimo abwira ababyeyi bati ntago nshaka kongera kujyana na Auntie Margaret ku ishuri, ntago nshaka kongera kuntwara. Nyina nawe ari kumubwira ati mwana wanjye se yakoze iki kuba yarakwigishije ikinyabupfura nibyo byatuma mutajyana ku ishuri? Ndetse umukobwa hanga akomeza kubyanga avuga ati ndabingize rwose ntago nshaka kongera kujyana nawe ku ishuri, sibyo nababwiye ko ambangamira sinkimushaka ukundi. Ababwira ati mwakabaye mwaramwirukanye, ntago nkimushaka. Ati mwana wacu tuza, byose tuba dukora niko bwawe kandi tuba tukwifuriza neza. Auntie Margaret nawe aragukunda kandi agufata nk'umwana we ntugire ikibazo. Ubwo bidatinze nta kundi yagombaga kubigenza, baramuhumurije bamubwira buryo ki Margaret rwose bagomba kujyana ku ishuri nta kibazo. Ibyacu bidatinze baranamusezereye yagiye ku ishuri. Mu rugendo atwawe na Margaret niwe auntie we witegereza urebe. Auntie we shakanura nabi, avuga nabi, ageze imbere akomeza agenda yitegereza, avuga ati iki cyana bite byacyo. Yageze imbere ahita parika. Umukobwa aramubaza ati kuki uparise se? Atumva uri kugenda ukamera abantu? Uri kugenda ukamera abantu b'impumyi bafite ubumuga bwo kutabona mpereza iyo telefone. Iyi telefone buri gihe nituzajya tujya kwiga ntabwo nzajya nyiguha, nzajya nyiguha uvuye ku ishuri, kandi ukazibeshya ukabivuga nzakurangiza. Ikindi ugomba kumenya ndanakwanga kuba mbayeho mu buzima bubi no kubera so. Ati none se kuki ubinziza nyine papa yakoze ibiki? Atumva wacyane we nkubwire byose ni ukubera so. Ageze ku ishuri n'agahinda karamwishe, ajya muri toilette ararira. Uwumwe hari igihe umwana bahura n'ibibazo buriya ababyeyi batabyumva batamenya ibijya mbere, ariko umwana we yarakubitise. Yagiraga ku ishuri kugira ngo yige, akajya muri toilette akarira, mwarimu akabyumva. Ibyo byarabaye nyuma yuko bimaze kuba muri karasi yazaga afite n'umujinya. Amagambo Auntie Margaret yabaga yamubwiye akaza kuyatura abanyeshuri abatura umujinya. Hari umukobwa yasanze yicaye hano mu ntebe, ndetse baragatsinda k'abakobwa batatu bageneraga n'uriya mukobwa Vanessa. Basanze umukobwa witwa Helena yicariye hano mu ntebe, yaramukubise kuri uwo munsi. Helena aravuga ati ariko muwamunshaka iki, ariko ntibabyumve. Baramukubita, abandi banyeshuri bagerageza kwitambika bikanga. Mwarimu David, uyu mwarimu yitwa David uyu winjiye, ababaza ati byagenze bite, habaye iki? Ndetse ahangaha Vanessa nta mikino aragukubita mpaka na mwarimu yinjiyemo ntagira isoni ngo mwarimu aramureba. Wapi, yaragukubita agavuga ati vanga se nyine ngomba kwicara aho nshaka kandi mu gihe mashakira. Rero nta muntu n'umwe ugomba kuza kwicara hano ku ntebe yanjye, urabyumva? Ibyo byarabaye. Mwarimu arebye n'umukobwa ukuntu akorana ibintu byose umujinya, afatana rya tsinda ry'abakobwa uko ari batatu arababwira ati mwese ninongera kubabona mukora amakosa nk'ariya nzabahana bya nyabyo. Ati nimwicare. Bararebana, ariko mwarimu akeka ikintu. Nyuma y'amasomo yahamagaje wa mukobwa Vanessa amubaza ibijya mbere, amubaza byose kuki abafite umushiwi. Yarangije aravuga ati mwari nta yindi mpamvu ibintera. Ati hoya, hari ikintu buri kumpisha kandi icyo kintu wagakwiriye kukimbwira. Ati nakabikubwiye ariko ntago ari ngombwa, ntago ari cyo gihe cyo kugira ngo mbikubwire. Ati none se Vanessa, ubona ndi umuntu mubi, ndi umuntu wo kuba namena ibanga? Ikibazo uko biri kose kirahari. Ukuntu witwara n'umushihu uba ufite n'umujinya, bisa nkaho hari umuntu uguhungabanya cyangwa se uguhohotera, ariko bikaba bitazwi. Ese ababyeyi bawe barabizi cyangwa n'ababyeyi bawe babikora? Ntago bagufata neza? Buri hari ukuntu mwarimu yinjirira umunyeshuri akamuturisha akamuganiriza neza, bikaza kurangira umunyeshuri yivuyemo akabivuga, ariko biba nabyiza nyine iyo mwarimu amwegereye muri ubwo buryo. Ndetse arangije avuga ati nimbikubwira se nta muntu uzabibwira? Ati wapi, nta muntu n'umwe nzabibwira. Amubwira inkuru ze. Mwarimu yumva no mukobwa yarakubititse, yahise amuha test ya wenyine. Aramubwira ati genda ukore turebe uko byifashe. Bitewe n'ukuntu no mukobwa Vanessa yabagwa nyuma buri gihe akazana FFF buri gihe, mwarimu yagize amakenga aravuga ati wasanga biterwa n'ukuntu afatwa, ariko bikaba bitazwi. Nta muntu umukurikirana ngo amenye uyu mukobwa niba afite ikibazo cyangwa ari ntacyo afite. Mwarimu amaze kumuha test yaramwihoreye, umukobwa ararumita arataha. Mwarimu abyibazaho, yagera mu modoka Auntie we akaba ari bwamuha telefone, akaba ari bwayimusubiza. Gusa yaramubwiye tukazibeza ukabivuga tuzaserera. Muri iki kigo cyabo bigagamo no guhigana telefone byabaga byemewe, hari ukuntu bayifashishaga mu masomo byabaga byemewe. Mwarimu yaratashye akosoye
arebye neza abona Vanessa yazanye A+ nyagasani. Yabonye amanota uno mukobwa yazanye arikanga. Ndetse uno mwarimu David yari afite n'umukunzi babanaga, yari afite girlfriend. Arangije avuga ati reba wa munyeshuri wanjye nahoraga nkubwira ufite ibibazo, dore amanota yazanye amanota meza cyane. Atugiye gukora iki? Ngomba gukora ibishoboka byose nkazashaka ukuntu najya iwabo nkabaganiriza, sibyo? Uri kumva ashobora kuba harimo ikibazo. Ngiye twaganiriye kare ndamukansoringa mubwira buri kimwe, ndetse ndamuturisha muhaye test arayujuje. Bisobanuye ngo hari ikintu kimubangamira ariko kitazwi. Bebe uri kubyumva ute ndamutse ngiye iwabo? Umve neza aka kantu. Yabimuganirijeho yarazaga akamubwira inkuru. Uyu mukobwa bamaze kumuha amanota, bamubwiye ko yabonye A+ nk'umuntu wahoraga abona F, byari igitangaza kuri we, byaramuryoheye. Sasa ari kugenda, Margaret yarabibonye aravuga ati mpereza ayo manota agira vuba vuba, mpereza agira vuba vuba nyagasani. Uyu ngo yarangije arikanga, ariko nanone ntago yagombaga kuyamwima kuko Auntie Margaret yari akaze, yari mubaya sana. Iyo ureba nabi yari no kuguceka. Ibyo byarabaye nyuma yuko bimaze kuba aba barongeye bararwana nanone. Sasa muri sale bahora babatumizaho umunsi ku munsi, babahamagaza bitewe n'ukuntu baba barwanye bakubisa abandi banyeshuri. Ni agatsinda ka 3 b'abanyamahane, baragira amahane ari ku rwego rwo hejuru. Ngo bidatinze wa musore David ageze mu rugo yaravuze ati sheri, iki nicyo gihe rero cyo kugira ngo mbe najya iwabo wa Vanessa njye kubabaza niba umukobwa wababayeho ubuzima bwe bwa buri munsi, menye nyine kijyambere kuri bo. Kuko uriya mukobwa uri kubona dukeneye gutsindisha mu kigo cyacu, kandi uriya mukobwa mwitegereje neza nasanze ari mu bantu batuma ikigo cyacu nyine kigira ipeti, ari mu bantu bayesha amaranka ikigo cyacu bakagitumbagiza kikavugwa hose bitewe n'ukuntu yaba yagize amanota meza. Ati rero ngomba gukora ibishoboka byose. Ubwo rero sheri we nawe ntabwo yigeze ajijinganya, yaramubwiye ati baby niba wabonye aricyo gisubizo nta kibazo, uzagenda ujye iwabo rwose ubasure ubabaze amakuru yiwe. Bidatinze mwarimu David akimara kubivuga yahise aza kuri uwo munsi atangira kubaza iwabo w'uriya mukobwa. Rero iwabo w'uriya mukobwa bari abakire ku rwego rwo hejuru bakaze. Arangije aravuga ati sinumvise ukuntu bisoboka. Ese ubundi yaberetse amanota yagize? Wibuke Auntie Margaret yamwambuye urupapuro yagiriyeho amanota A+, aramubwira ati urupapuro ntabwo ugomba kurwereka iwanyu ubimenye. Ndetse uyu yaraje ababwira buri kimwe cyose. Ati umwana ubusanga afite umujinya, afite umushiya, nigeze no kumusanga yasinziriye muri toilette ari no kurira kenshi aba barikanga. Ati mwari muzi kuri ya mwana wanyu ejo bundi merutse kumuha test ya wenyine maze kumuganiriza yarangiza akagira A+, aba barikanga. Bari bazi ko umwana wabo agomba kugira F ari nk'ihame, nagira amanota ya nyuma aba barikanze. Bisa nkaho hari amakuru ahari batazi. Biba na byiza nyine ukurikiranye umwana wawe ukamenya byinshi kuri we, ukajya umenya amakuru ye. Gusa mama w'uriya mukobwa Vanessa we yavugaga nabi, yari akazi cyane. Yaravuze tumva bishatse kuvuga ko rero umwana wacu tumufata nabi. Ati se ubundi urubatse? Ati wapi ntago nubatse. Ati rero ntuzagaruke uzanye utugambo nk'utwo ngutwo two kuza kutugira inama mu rugo iwacu, turishoboye tuzi no kurera. Uyu mwarimu bamubwiye nabi, arangije gusa yarabahaye ibintu bigaragara bifatika, yahise yitahira. Sasa papa wa Vanessa we yarabiketse aravuga ati nyamara byashoboka. Ubwo nta kindi yakoze, yahise afata Auntie Margaret watwaraga Vanessa amujyana ku ishuri akabika naho bihera nyine amuhungabanya amubwira nabi. Arangije yaje ahangaha kumuha izindi nshingano, amukura ku z'ubushoferi amujyana gukora muri banki kugira ngo atazagira aho yongera guhurira n'uriya mukobwa Vanessa, wenda arebe ko ikibazo mugani Auntie wa Vanessa ari we kibazo. Nige wanasanga ari ubitera, bo ntago bari babizi, bari bataramenya ibijya mbere. Ubwo baramwimuye baramubwira ati ugiye kuba executive secretary, ugiye kugenda ube ukora muri banki iby'ubushoferi rwose nta nubwo binakubereye rwose. Urwego uriho wagakwiriye kuba ukora nyine ahantu hiyubashye bitandukanye n'iby'ubushoferi. Ibyo byarabaye. Bamaze kumwimura sasa, ku munsi ukurikiyeho Vanessa yaje ku ishuri yirukanka ahuye na mwarimu David. Yaje yirukanka yamwishimiye nyuma yuko amaze kumenya ko wa mukobwa Margaret bamwirukanye. Yaraje aramuhobera mu bandi banyeshuri. Umwarimu arikanga, we kuze umuhobera gutya bite? Atumva ikibazo nari mfite cya Margaret bamwirukanye ntawe ugihari, ntago azongera kuntwara nzana ku ishuri. Ati wow. Ndetse uno mukobwa byaramunejeje, atangiye kwiyumvamo umwarimu, atangiye kumukunda.
yaratashye atangira kujya ategura impano zo gushyira mwarimu. Nyagasani, ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ubundi mu gihe umunyeshuri yatangiye kugirana nyine watangiye kugirana umubano uri hejuru n'umunyeshuri, ujya umenya ko ufite ibibazo nawe baragukurikirana iyo bagufashe. Wowe uri mwarimu ntabwo uba waraje nyine gukundana cyangwa kuyobya abana. Umunyeshuri yafashe impano zihenze kandi azizana mu biro aho uno musore yicaraga. David aje asanga impano ku meza yarikanga. Abandi baramubwira ati yatangiye kujya mu rukundo sha. Basigaye banakuzanira impano. Yasanze impano mu biro bye aho yicaraga kuri tebo yarikanga, yibaza ibijya mbere. Sasa yagize umujinya, yibaza ukuntu bamusebeje, bamubwiye iki. Agiye uno mukobwa araza aramubaza ati se impano yanjye yagushimisha? Tumva, ikintu ugomba kumenya ni kimwe, njyewe ndi mwarimu wawe, nta wundi mubano mfitanye nawe. Ati nose niba nashaka kukuzanira impano nabizira, numva kuzana impano ntacyo bitwaye. Atumva, ubimenye rero, nta wundi mubano mfitanye nawe, sibyo? Njye ndi umwarimu wawe, fata impano yawe uyijyane, nta nubwo byanashimisha, sinabikunda. Uyu yagiye yarakaye aho utaza abandi n'umujinya mwinshi cyane. Abandi barumvise uyu mukobwa yanyoye ibikira, yari inzuki, yari amavubi, yari iki. Ndetse ntabwo byarangiriye aho. Mwarimu yaraje arongera anamubwira ati ntabwo byahura, sibyo? Byose mba nkuna mba ndi kugufasha kugira ngo ndebe ko wakwiga, nta kindi mba ngambiriye. Kurikirana amasomo yawe rero ibindi bivamo. Sasa yaje kureba ba bashuti be, ababwira uko byagenze, ababwira buryo ki yamushyiriye impano akayanga, ndetse bari no bamugiriye inama nyine ngo ajye amuha impano kugira ngo amwereke ko amukunda. Bajanga gushaka ikindi gitekerezo. Atumva afite gatekerezo, ubundi wamwandikiye kuri WhatsApp nyine mukajya mucata. Ko byaba binoroshye. Byaramunejeje, tayarahita afata na telefone atangira kumwandikira aramubwira ati hi, ni jyewe Vanessa, ndagukunda cyane Nyagasani. Akimara kuyohereza SMS, sheri wa David niwe yayisomye. Nyagasani arebye ahangaha arika, uyu Vanessa ni uwahe? Si wa munyeshuri? Ntabwo ari wa munyeshuri wari umbwira ko muna ari umwana? Ati baby, reka ngusobanurire, sibyo? Ni ukuvuga ngo ibyo byose nta kintu mbiziho rwose. Sasa hanga nawe yabuze uko abisobanura. Ni umunyeshuri wanjye gusa, nta kindi kintu dupanga, sibyo? Ati oya, ugomba gukora ibishoboka rero. Akabona ko nta kindi umupanga, byashoboka ko yagukrashingiye. Byashobora ko yagukrashingiye utamenya ibijya mbere. Umukobwa yatangiye kurara amajoro, yaryama akabura ibitosi, ntasinze, ari kurara atekereza David. Ibyo bidatinze yamutumijeho mu biro, aravuga ati umva bira bintu wakoze ni ibiki? Unyandikira unyohereza ibintu by'amayemoji y'urukundo, bira bintu simbikeneye ukunda, urabyumva? Yamubwiye nabi. Nanone kuri uwo munsi umukobwa ataha ababaye, yarababaye biramurya. Azanga ijoro ryose ntiyasinziriye. Iyo yaburaga ibitotsi yarazaga agahagarara hanze akibaza ibijya mbere. Ku munsi ukurikiyeho umukobwa kugira ngo akwereke ko adacika intege, yaje no kumusura mu rugo iwe. David arangije aravuga ati wabwiwe n'iki ahantu mba? Hanyuma rero ikindi uzanwe n'iki? Ati narinje kureba wowe, nyine numvaga nshaka kuza kukureba, nicyo undebera iki nyine ko ari byo nkubaza. Niba ari ikibazo wagomba kumbaza wari kuzakimbariza ku ishuri, none uje kundeba ahangaha mu buryo ki undeba nkande ushaka iki? Akiri aho girlfriend wa David yahise ahagera aramuhobera, arangije amubaza tubone inde? Uyu ni girlfriend wanjye, wamubonye se? Bahita banasomana mu maso. Uno mukobwa kandi yuko akunda David byaramuriye. Arangije avuga ati kumbe ufite girlfriend? Ati cyane rwose. Yasohotse ababaye, agahinda ari agahinda byaramurenze muri we, asohoka arira. Yikundiye mwarimu kandi ntibyakunda. Sasa yatahanye umujinya, nyina amurebye aravuga ati mwana wanjye wabaye iki? Kuri kurira, kumbe icyo batazi mwana yakubiswe, bamuteye indobo. Ndetse ku munsi ukurikiyeho yanze no kujya kwigayirwa, aryamye ari kwibaza icyo yakora. Yabuze ikintu na kimwe yakora kugira ngo David amukunde, kandi David wari kubona bitavamo, ari kubona ari umwana w'umunyeshuri. Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba, mwarimu ageze muri classe, yabuze umukobwa, arangije arababaza, bamubwira ko yasibye. Sasa umukobwa aho yaziye ku ishuri, babashuti bamubwiye inkuru. Atumva mwarimu akimara kugera mu ishuri yabajije wowe ewana ni we muntu yashakaga? Ati ndabizi ko nkunda, ahubwo nyine abayanga ko abantu bose babibona. Atabwo dukora iki? Ati mfite umupangu sheri, ko wambaye akaminise byagenze bitati ni bibi? Oya ni byiza. Ndetse ngo hari umupangu bari bafite w'ikintu bari bagiye gukora. Atumva aho kamini karakubereye rwose, komeza ufashoninga. Atumva reka dukore umupangu mwana, tuve mu magambo. Uwe mupangu se? Tugiye gukorera prank mwarimu. Ati iki?
iyo prank se turaza kuyikora gute? Wabiteguye neza? Ati cyane ndabizi. Kugira ngo mwari maze kuza nyine muri ahantu hiherereye mwenyine, reka tujye ahantu ubundi ngende muhuruze turebe reaction agira igihe tumubwiye kwigiza ikibazo cyari rwose. Ibyo twabiteguye twebwe. Ahubwo wowe ready? Ati muragateguye ko kantu tugakora? Ati cyane rwose. Niba uri ready tubwiye tukwereka utuntu twikorera. Wow. Aka kantu ndagakunze. Atumva reka tugakora ahubwo tukire vuba vuba. Bidatinze baragiye bahuruza mwarimu bamubwira ko Vanessa arwaye. Rero mwarimu nk'umwana yigishaga yagize amatsiko aza kureba, kumbe nagatego bamuteze. Akimara kumwegura abandi batangiye guseka, arangije ararebya yarikanga. We muri guseka ibiki? Hafi aho ngaho hari uri kubafotora, hari uwabafashe video y'ibyo bari barimo. Uyu aravuga tumva ntabwo agomba gukora ibintu by'ubugoryi nk'ibi. Mufite exam wowe uri gukora ibintu by'amapuraka. Ibi bintu ni ibiki? Atumva rega ndagukunda, icyo wakora cyose kandi nta n'impamvu yampagarika mu kugukunda. Zanakomeze nkukunde. Icyo batazi hari n'umuntu uri kubafotora. Bakiraho barikanze baramubona, umusore arangije atayitsimba aravuga ati video se ko nayifashe. Murarwana niki? Mwarimu yaravumbuye yaje anga yibaza icyo akora. Niba aramukaberetse video director bibibuza kuba ni ibibazo. Ndetse bidatinze video yatangiye gutrendinga mu kigo. Abantu bose batangira kuyireba, itangira gusakara. Bigaragara ko mu kanya gato bitanatinze bahise bamuzana kwa directeur. Barangije bamubwira ko utagomba gukundana n'abanyeshuri. Bamubwira ko amategeko yose yagombaga kuyasoma akababizi. Ibintu byo gukundana n'abanyeshuri bidakora. Uyagerageza kwiyakana, avuga uko byagenze kose ariko n'ubundi byaragoranaga ko bari guhita babyumva. Byaragoranye. Baramubwira tumva rero ikintu tugiye gukora ni kimwe, turakora iperereza dushaka amakuru, tuzaguha igisubizo mu nyuma. Ubu nta gisubizo twahita tubona. Yarikanga. Isaha n'isaha bamwirukana, byose biturutse kuri bari abakobwa batatu. Ndetse ni nako banamubwiraga nabi, bavuga bati genda ibisubizo turaza kubivuga. Ati please ndabinginze mumbabarire rwose, ibyo niba hari ikibi nakoze ntabwo bizongera. Gusa byabaga ari iby'ubusa. Bamaze kumufata ibintu atirinze mbere se ubu niho yabyirinda. Byagorana aha barakwirukana nta mikino. Uzajya wumva amakuru ngo umuntu w'umudirecteur cyangwa se w'umwanimateri yafashe umunyeshuri, aho barakwirukana. Mu nyuma rero bahamagaje wa mukobwa Vanessa. Nyiramabara we yemeye ko ari girlfriend wuriya musore Nyagasani. Uriya musore we yahakanye David, ariko akakaraje karabyemereye indamukunda. Murakundana cyane rwose? Turakundana, nta kibazo, urukundo rumeze neza, turi amahoro. Baramusezereye atanze amakuru ko karishimye kuko kumva ko nta ngaruka ziri buze kubamo, gusa harimo n'ingaruka nyinshi. Sasa David we byamubanye ibibazo mu kugera mu rugo. Sheri we nawe yarabimenye, yabonye ya video Nyagasani. Uyu yaje kwisobanura kuri Sheri wamubwira ko atabipanze, ko yagerageje kubyirinda, ariko Sheri we sinzi ko yabyumva. Yaravuze ati genda udiringe nabyo, nge simpari. Bidatinze rero umukobwa akimara kugera mu rugo yaje kubwira iwabo, nabo barabimenye, ababwira byose uko byagenze. Nyina ararakara. Nyina ni umunyamujinya umwe mubi, ariko se yatwaraga ibintu gahora avuga ati mva tuza. Oya, ingomba kujya kumurega uwo mwarimu yandumbirije umwana, niwe watumaga abo wa nyuma. Oya Sheri ntabwo nabyemera. Akazi ibintu arabipanika cyane, kumbi icyo atazi uriya mwarimu yageragezaga kurokora uno mukobwa. Vanessa yaravuze ati mureke mbabwire uko ibintu byose bimeze, ariko yarabyanga. Atutubwire utubwira iki? Ati mama watuje. Oya, ntabyo gutuza sishobora gutuza, ibyo wakora byose ntibyakunda. Ibyo byarabaye. Nyuma yuko bimaze kuba, wa musore baramuhamagaje. David mu kumuhamagaza, amakuru bamuhaye nayo yuko bagombaga kumwirukana. Baramubwiye ati ugomba kwirukanwa ukagenda ukava mu kigo, ugende. Agerageje kwisobanura byose ni iby'ubusa. Inama yari yateranye, imyanzuro yafashwe. David yahise aza muri classe abwira no mukobwa wa Vanessa ati ibyo wari ugambiriye byose ni ukunyirukanisha. Nicyo wari ugambiriye wa mugomewe? Nagerageje gukora uko nshoboye kugira ngo kasoringa kuko nabona gufite ibibazo. Byose byabaye iby'ubusa. Niba ngiye mwifuzaga we n'abari abakobwa bagenzi bawe, mwifuzaga kunyirukanisha akazi kanjye, mubigezeho nta kibazo, birabaye. David we yakoraga ibishoboka byose kugira ngo abe yafashe no mukobwa kuba yakwiga neza, ariko byose byabaye iby'ubusa. Umukobwa yaratashe n'umujinya aza kubwira iwabo uko byagenze. Ati Auntie Margaret yarambabazaga. Rero uko yambabazaga cyane, uriya mwarimu David niwe muntu wenyine wambaye hafi Nyagasani.
ati twe ntitwakubaga hafi, ati nababwiraga ibibazo mfite mukanyirengagiza, mukantuka ntimunyizere, mbibwiye David niwe wanyizeye, ndetse ku munsi yazaga ahangaha akabibabwira nibwo mwahise mwirukana Margarete ku bijyanye no kuntwara mukamuha izindi nshingano. Nibwo rero natangiye kugenda mba umunyabwenge, ngenda mpinduka mu kundi kuntu binamviramo kumukunda. Naje kwisanga ndi mu rukundo nawe kubera ko ari we muntu wenyine nagiraga yanyitagaho. Mwese mwaranyirengagije, rero amakosa mureke kuyamushyiraho nyagasani. Kandi aba babyeyi nibo bagiye gusabira kugira ngo uriya mwarimu David yirukanwe. None bamenye amakuru ko David ari we muntu ahubwo wabaga hafi y'umwana wabo, ari we muntu wahumurizaga umwana wabo mu gihe yabaga ari wenyine, niwe muntu wamubaga hafi. Ati mama rero nta kintu nari mfite cyo kuba nakora, naje kwisanga mukunda muri ubwo buryo, ubundi nta yindi mpamvu yatumye. Ati iki? Margarete yaraguhungabanyaga akaguhohotera? Ati cyane rwose. Margarete? Anti Margarete? Reka nze ndaje ndakwereka kuki utabimbwiraga. Ati papa nabibabwiye inshuro nyinshi, kandi niba mwibuka neza koko uno mukobwa yakomeje kubivuga ariko bakamwirengagiza ntibamwumve. Ati rero David yarenganye, bamwirukanye ku kazi ke, byose ari jye ubiteye. Yaramfashaga, byose yakoraga yaramfashaga, nta mutima mubi yari afite. Uyu mugabo avuga ati mana yanjye koko ibintu nakoze ni biki, kuki twahubuse? Bahise baza kuri Margarete baramutuse, baramubwira ati gute watinyutse guhungabanya umwana wanjye ukajya umubwira nabi? Nakoze igishoboka cyose ku bwawe, nakwitayeho nk'umwana wanjye, nkora ibishoboka byose, gute wakora ibintu nk'ibi? Dore uko ameze gusa, guhera uno munsi sinzongera kukubona mu nzu yanjye. Ati please nimumbabarire. Ese ndajya hehe? nta handi ifite ho kujya. Ati ntibitureba, sohoka genda, gira vuba vuba tuvire mu nzu wa nkozi y'ibibi we, waraduhemukiye, wangije ubuzima bw'umwana wacu. Nuko Margarete bamusohoye, ndetse agerageje no kuba yapfukama ngo basabe imbabazi ibi by'ubusa. Bahise bajya gusabira imbabazi David sasa bamugaruye mu kazi, baje kuvumbura ko yarenganaga. Ba bakobwa nibo bagiye mu bihano, bagomba kubirukana, bakaba ari bo birukanwa kuko nibo bafashaga uno mukobwa Vanessa, bamuhaga ibitekerezo, bakamufasha gukora imikino yose bagendaga bakina. Yarababwiye ati mugomba kwirukanwa mwebwe, nyagasani principal yarabirukanye, mugende. Babahaye ikiruhuko, niba nakita nk'ikiruhuko se, babakubise nyine, babahaye igihe cy'ibihano cy'amezi 3. Bazagenda bamara amezi 3, ubwo ni igihembwe cyose, nigishira nibwo bazagaruka ku ishuri, nibwo bazagaruka kwiga. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa yahise aza gusaba imbabazi n'umusore, wenda agenda amuhaye imbabazi, amusabye imbabazi kuko yamugiriye neza. Ndetse uno musore David aramubwira ati nge nta kibazo, rega byose nakoraga, icyo nashaka kugeraho nakigezeho, warahindutse kandi ibintu byose bigenda neza. Ati warakoze cyane, ndagushimiye. Yaramubabariye, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, duhure mu kubutaye inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.